Ababonye iyi nkuru muribuka Rasheli arira, umwana w'umukobwa ukunda kwiga akabifatanya no kuzunguza cyangwa se bimwe bita gataro. Byose akabikora kugira ngo yirihire ishuri ndetse no guhahira mama urwaye. Nyuma y'uko inkuru ya Rasheli iciye kuri Abimana TV, uwo mateka yahindutse. Ubu ntagakira umuzunguzayi w'umunyeshuri. Yagiye ku ishuri kandi afite inzozi. Mwarakoze mwese kumufasha, Imana ibahe umugisha. Rasheli ni umunyeshuri w'umuzunguzayi. Ku myaka 15 uyu mwana w'umukobwa akora ubuzunguzayi nyuma y'amasomo kugira ngo abashe kwirihira minerivare. Amarira ya Rasheli mu gihe abandi banyeshuri bagiye ku ishuri. Nubwo abanyeshuri batangiye bakomeje gushaka uburyo azabona minerivare n'ibikoresho by'ishuri. Navutse nsanga papa wanjye nyine yataye mama wanjye. Ndangije nyine kubera ko mama wanjye akundaga kurwara kandi papa wanjye ntawe uhari ari uri kuduhahira, nuko nyine ntuze. Ubwo namubonaga bwa mbere abashinzwe umutekano muri gare baramufashe yambaye agapira k'inifomu arira cyane, basaba ko bamurekura kandi basezeranya ko atazongera gukora ubucuruzi. Icyifuzo cya Rasheli ni ukujya mu ishuri akaba afashwa nk'abandi bana akiga neza, kuko uyu mwuga w'ubuzunguzayi utemewe aba ashobora kuwufatirwamo akajyanwa mu kigo cy'inzererezi, bityo n'amasomo ye akaba yahagarara. Urumva umuntu yagufasha iki? Yamfasha nkarangiza. Yagufasha ukarangiza. Witwa nde? Dushimimana Rasheli. Nagusanze rero muri gare mu kanya bagufata, byagenze bite kugira ngo bagufate? Nyine urabona iyo turi gucuruza hari ukuntu nyine ubona wenda utari gucuruza ukavuga ati wenda reka njye muri gare agatinde ko ndacuruza. Ngo wageramo rero barabasekirite bakaba barabitwaye bakabwira uko bakaba biramenetse bakabijyana cyangwa se bakabikwaka bakabijyana. Ubwo rero ubwo nyine tuba muri ubwo buzima, iyo nyine turi gukora nyine muri aka kazi k'ubuzunguzayi. Rero nahoze nkurikirana, nabonye bagufata urira usaba imbabazi. Niko kazi usanzwe ukora, bigenda bite? Muri weekend nyine ubwo ndiga, muri weekend nkaza gucuruza. Uri umunyeshuri? Ndi umunyeshuri. Biga mu makanga? Nta kibazo vuga ureba ahangaha. Mu wa kabiri segonderi. Biga mu wa kabiri segonderi. Ubu wa kangahe? Wa gatandatu cyagengwe niko nabaye. Wa gatandatu. Uratsinze icya leta se? Oya, navuze rimwe kugira ngo ntsinde. Navuze rimwe kugira ngo utsinde. Hanyuma nyine kubera icyo wahisemo gucuruza by'ubuzunguzayi, uriga mu buzima busanzwe guhera ku wa mbere ukageza ku wa gatanu? Ni kugira ngo nyine wenda mbone mfashe mama wanjye wenda kuba nabona amafaranga yo kwishura cyangwa nkigurira izo nkweto cyangwa se amakaramu. Ngaho mbwira rero noneho ubu ngubu kubera iki se mama atabigufasha, bimeze bite? Ariko mama wanjye nawe akunda kurwara, urumva nyine nawe afite intege nkeya. Akunda kurwara. Ukora urugendo rungana iki uje gucuruza? Iminota 40. Ukongera ugataha iminota 40. Ufite imyaka ingahe ubundi? Mfite 15. Ufite imyaka 15. Nta kibazo niyo wareba hanga, nta kibazo niyo wareba, nta kibazo kwera, nta kibazo. Ufite imyaka 15. Hanyuma kubera kubura minerivare ukaza kuzunguza, bimbwira nyine igituma gucuruza muri weekend uvimuze. Nyine uguri kumva igituma nza gucuruza nukugira ngo wenda mbone izo nkweto cyangwa se nishyure na minerivare niba mbaze ukayi nawe nyigure. Ubugembwe wagize gutya uraterateranya? Rero nyine ndakora ayo mbonye nyine nkabika ndishura. Watangiye kubwo buzima bwo kuzunguza ryari? Mu gihembwe muri vacancy turi gutangira igihembwe cya kabiri niho natangiye. Uko nacuzaga imineke nkagenda agiye hepfo nyine mu kinkware nkarangura, mbona biri kumvuna ndabinjira ngo wenda rekanze nkora ibitaramvuna kuko nkunda no kurwara umutwe. Nkunda kurwara umutwe. Byagenze bite rero kugira ngo wisange muri ubu buzima bw'inkuru yawe ndende? Ubwo nyine naravutse. Reba hanga nta kibazo. Naravutse nsanga papa wanjye nyine yataye mama wanjye. Ndangije nyine kubera ko mama wanjye akundaga kurwara kandi papa wanjye ntawe uhari ari uri kuduhahira, nuko nyine ntuze. Kugira nisanze muri ubu buzima.
kubera ko papa wanyu yabataye. Wari wambwiye ngo iwanyu muri bangahe? turi abana babiri. Abana babiri. Nyuma y'ubwo buzima ukomeza gushakisha rero? Nkomeza gushakisha. Numura abakobwa babiri nawe ngo numukobwa turi abakobwa babiri. None se murumuna wawe byibuze arega? Oya ni njyewe mutoya ariko ni umudozi. Usigarana mama wawe. Wokomeza kwihangana uguma mu ishuri. Ikibazo uvuga ureba aha ngaha. Hanyuma umuntu aramutse abonye iyi nkuru yawe cyangwa iyi video yawe, urumva umuntu yagufasha iki? Yamfasha nkiga nkarangiza. Yagufasha ukarangiza. Ukarangiza aho muri hari abantu bazabona iyi video zawe akagufasha ukarangiza. Nabonye umupira wambaye no w'ishuri yagufasha ukarangiza. Ubundi sibyo kuba wenda uzunguza wumva ufite izihe nzozi? Numva wenda naba umuganga. Nize nkarangiza mfite ubushobozi naba umuganga. Naba umuganga. Yahumura inzozi zawe zizabimamo. Hanyuma unasanga uzunguza ubu ngubu wakoresheje angahe kugira ngo wenda urangure nk'aya matunda ufite? Wenda bitewe n'amafaranga ufite. Ungeneye nakoresheje 5. Akoresheje 5. Wakuye se kandi uri umunyeshuri? Nyine muri yandi nagenda ndabika muri weekend niyo nyine mba nakoresheje. Niyo wakoresheje. Usibye ishuri ubundi mubaho gute nyine ubwo kurya bimeze bite? Turahinga nyine tukabirya twahenze. Mama wakorera ko byo guhinga? Arahinga nyine arahinga. Harya mbwiye ngo mutuye hagana he? Mu muko akagari ka Songa. Mu muko akagari ka Songa. Umuntu wifuza kugusura rero nzatasha nimero zawe ku buryo umuntu yagufasha no kubyerekeranye n'imyigire. Umuntu wifuza kugusura twamurangira karagana. Ni mu karere ka Musanze turatangira byose? Ni mu karere ka Musanze. Umurenge wa Muko akagari ka Songa mu mudugudu wa Kibuye. Wiga ku kihe kigo? GS Birere. GS Birere? Birira. GS Birira. Ubu nzaze kugusura nza gusanga ku kigo? Uzansangayo. Wiga GS Birira. Wamaze igihe kingana iki? Ubwo nyine mpamaze. Ubwo ni nk'imyaka 2 kuko ubwo nyine ngiye gutangira wa gatatu. Ngiye gutangira wa gatatu. Primaire wayize he? Primaire nayize kuri GS Mubuga. Kuri GS Mubuga. Ku Mubuga ho ndahazi birumvikana. Ku Mubuga ndahabona ya. Muri ubu buzima rero wenda ndagira ngo duse nk'abagana ku musozo ubundi nkureke ujye mu rugo. Izo mbuto mugiye kuzirya ndabona bana kase kamwe ko kumvisha abakiriya. Muri ubu buzima rero wenda ndagira ngo duse nk'abagana ku musozo ubundi nkureke ujye mu rugo. Izo mbuto mugiye kuzirya ndabona bana kase kamwe ko kumvisha abakiriya. Muri ubu buzima rero wenda ndagira ngo duse nk'abagana ku musozo ubundi nkureke ujye mu rugo. Izo mbuto mugiye kuzirya ndabona bana kase kamwe ko kumvisha abakiriya. Rachel ni umunyeshuri w'umuzunguzayi. Ku myaka 15 uyu mwana w'umukobwa akora ubuzunguzayi nyuma y'amasomo kugira ngo abashe kwirihira minerivare. Amarira ya Rachel mu gihe abandi banyeshuri bagiye ku ishuri. Nubwo abanyeshuri batangiye bakomeje gushaka uburyo azabona minerivare n'ibikoresho by'ishuri. Navutse nsanga papa wanjye nyine yataye mama wanjye. Ndangije nyine ugakora ko mama wanjye akundaga kurwara kandi papa wanjye nawe uhari ari uri kuduhahira nuko nyine ntuze. Ubwo namubonaga bwa mbere abashinzwe umutekano muri gare baramufashe yambaye agapira k'inifomu arira cyane basaba ko bamurekura kandi basezeranya ko atazongera gukora ubucuruzi. Icyifuzo cya Rachel no kujya mu ishuri akaba afashwa nk'abandi bana akiga neza kuko uyu mwuga w'ubuzunguzayi utemewe aba ashobora kuwufatirwamo akajyanwa mu kigo cy'inzererezi bityo n'amasomo yakaba yahagarara. Urumva umuntu yagufasha iki? Yamfasha nkiga nkarangiza. Yagufasha ukarangiza.